So hello guys, hari ikintu nshaka kugira ngo mbasobanurireho abantu mwakibazagaho icyo kintu. So hari abantu bajya bibaza ese TikTok mu Rwanda irahemba? So abantu benshi bakunze kwibazaho icyo kibazo, ariko ndaje nkwereke uburyo bugera muri bune TikTok ishobora kuguhembamo mu Rwanda. So nibyo ngiye kubereka. So uraza hano muri profile yawe hano hahera hirya. So numara kuhakanda rero murabona twe dukurikirwa n'abantu bagera mu gihumbi barenga. So muri kubibona neza cyane. Ngiye kukwereka rero uburyo uzajya ukoresha wowe kugira ngo ubashe guhembwa. Ni uburyo bugera muri bune. Uraza hano kuri utu turongo dutatu udukandeho. So numara gukandaho turahita tuza hano muri creator tools tukandeho. Ngiye kukwereka uburyo bugera muri butatu TikTok ihembamo biri official byemewe. So uburyo bwa mbere rero hano ni uburyo bwa ni uburyo bwa subscription. Uburyo bwa kabiri rero buzwi ni uburyo bwa video gift. Uburyo bwa gatatu rero nanone buzwi ni uburyo bwa live gift. So ubu buryo rero bwa mbere bwa subscription ni ukuvuga ngo ni cya gihe ushobora gukora live, umuntu ujeho akagura, ni nka badge baguha. So kugira ngo ubashe kubyumva, ni badge baguha, wowe uyishyiraho ku giciro cyawe ushaka. Ushobora kuvuga ati umuntu uzajya ukenera gukora subscription azajya atanga amadolari 2, 3, 4 kugira ngo abashe kuyigura. So wowe ayo madolari akujyeho ku giti cyawe. So ubundi buryo bwa kabiri rero ni uburyo bwa video gift. Za video zawe rero ufata cyangwa se wifata ukora, umuntu yazireba akaba ashobora kugira gute, akaba ashobora kuguha gift. So kuguha gift rero ntago ashobora kuguha gift utaruzuza ibi bikurikira. So muri kubona ko ibindi byose byuzuye, muri kubibona ko ibi byose byuzuye, muri kubibona, ariko ikitaruzura kikiri mu mukara cyane ni aba followers 10,000. So kugira ngo umuntu abashe kuguha gift cyangwa se impano kuri video wakoze yayirebye akayishimira, so ugomba kuba wujuje nibura aba followers 10,000. So icyo nizere ko gisobanutse. Ubundi buryo rero ni uburyo bwa live gift. Kwa kundi nyine ukora live. Gukora live rero ntabwo ushobora gukora live utaruzuza byibuze aba followers 1000. So ntabwo ushobora gukora live utaruzuza aba followers 1000 nkuko muri kubibona hano. So ngewe ubu nshobora kujya go live nkayikora kuko mfite aba followers 1000 barenga, nshobora gukora live. So ubu ni uburyo bwa gatatu. So uburyo bwa kane rero ni cya gihe ushobora kujya kureba nk'ibigo runaka ukavuga ati ngewe mfite abantu benshi bankurikira, nkeneye kubamamariza. So ibyo bigo runaka bikaba ari byo biguha amafaranga ku giti cyabyo, ntaho bihuriye na TikTok. So nizera ko rero ubwo buryo bubashije kumvikana, ari bwo buryo turi gukora twebwe, turi gukoreshwaho, bwitwa monetization mu Rwanda. So bya bindi ngo mwari mumenyereye ngo video yanjye nigira views nyinshi cyangwa se nigira aba followers benshi cyangwa nigira like nyinshi ngo nzaba ari bwo mbona amafaranga. Oh no, ibyo ntago bikora mu Rwanda, twe ntago turabyemererwa ibyo ngibyo. So hano rero iyo wamaze kubona wenda amafaranga, kugira ngo ucekinga aho amafaranga yawe ari, uza hano kuri utu tunuza dutatu kugira ngo ubashe gucekinga aho balance yawe iri. Ukaza hano muri setting and privacy, hasi hano muri kuhabona, ukahakanda. So iyo umaze kuhakanda rero ikiba gikurikiye uza hano handitse balance, naho ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda rero hano muri kubibona neza cyane, dufiteho amafaranga 76, ariko hano hari n'amakoyini 5. Urabona ko ikoyini rimwe ari 0.02 by'idolari. So ni ukuvuga ngo ikoyini rimwe hano ni 0.02 by'idolari. Ndizera ko icyo nacyo mucyumvise. So hano rero iyo ushaka kubikuza uraza ukayakandaho n'ubundi. Iyo umaze gukandaho rero urategereza,
hano haba hari uburyo bungahe ushobora wenda yose ayo ufite kuya exchanginga cyangwa se ukayahindura nyine, so ukaya exchanginga nk'amakoyini nyine cyangwa se ukabikuza. Kubikuza rero ni ugukanda hano kuri withdraw, so hano rero iyo nta account wemejemo uraza hano ukadingamo account yawe, ukayandingamo kandaho nyine nk'ibisanzwe. So hano rero hari ikintu nshaka kugira ngo mbasobanurire. Hari abantu bazi ngo aya mafaranga yo kuri TikTok hari ubundi buryo bubaho bwo kuyabikuza. So nta bundi buryo bubaho bwo kuyabikuza, ahantu abikurizwa honyine ni kuri PayPal, kandi nk'uko mubizi cyangwa se mubisobanukiwe, ntago PayPal iremerwa gukoreshwa mu Rwanda. Ibyo byo mubyumve neza. Wanayikoresha mu Rwanda ariko ntuba wemerewe kwakiraho amafaranga ndetse ngo uyoherezeho. Ibyo ni ibintu bizwi. Kugira ngo ukure amafaranga hano kuri TikTok ni ugusaba umuntu uri muri Amerika wallet akoresha kuri PayPal, noneho we ukayishyiramo hano, ukaba ariyo wadingamo, noneho ukayoherezaho, we akayakoherereza mu bundi buryo. Icyo nshaka gusobanura hano rero nta kindi, video nzabakorera ejo nzabereka uburyo ushobora gufungura PayPal mu Rwanda yakira amafaranga ikanayohereza ndetse ikanayabikuza. So ukaba wanayabikuza ari kuri PayPal akakugeraho kuri telefone yawe cyangwa se ku ikarita yawe ya banki cyangwa se kuri konti yawe ya banki. So iyo video ejo nzayibakorera uburyo ushobora gukiriya PayPal yawe ku giti cyawe yemewe, imeze neza nk'iyo ukoreye muri Amerika. Tuzakoresha nimero yo muri Amerika, byose nzagenda mbibereka muri video nzabakorera ejo. Icyo usabwa nta kindi rero ni ugukora subscribe kuri iyi channel, ukajya ubasha kubona ayo mavideo uri uwa mbere. Iyo video ejo nzayibakorera, noneho ibi bindi byose tuzabyadingamo nyuma twamaze kubona twamaze gukiriya PayPal account yemewe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So nzabibakorera ejo muzabe muri tayari. So ibi byose rero byaba ari imfabusa mu gihe udafite iyo PayPal uzakiriraho ayo mafaranga, kuko urabona nta yindi account ushobora kwadingamo. Ushobora gushyiramo ikarita ya banki, ntibyemewe. Ikintu cyemewe cyonyine hano ni PayPal yonyine niyo yemerwa hano kuri TikTok. Utazagenda ngo umuntu ngo yakoze live ngo yabonyeho amadolari menshi, ashobora no kutayabona akayareba kuri balance ye gusa, akayareba nk'uko yanjye ariho ndi kuyareba, ariko atayabikuza ako kanya ngo ayakoreshe ikibazo cye agize cyangwa se n'ibindi. Njya mbona abantu bayagura, so ushobora kuyagurisha n'umuntu yashaka nyine nawe akajya yitangira amagift kuriya, ariko nawe yazabona umuntu uri muri Amerika and then akabona kugira gute, akabona kuyamwoherereza nawe akayabikuza muri buriya buryo. Nkuko mubizi abantu bari muri Amerika hari igihe bajya bohereza amafaranga mu Rwanda bitewe n'amabanki bakoresha. Murabizi ko hari amabanki nyine, umuntu akaba ari muri Amerika akakohereza amafaranga uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So ibyo bintu ni ibintu muzi. Ubwo rero nibwo buryo ashobora gukoresha, ariko we ntabwo ashobora gufungura PayPal ngo ayashyireho none haze kuyoherereza. Ejo rero nzabereka uburyo ushobora gufungura PayPal nk'iy'umuntu uri muri Amerika. So yakira ikohereza ikanabikuza byose byuzuye. Ndabashimiye, mwakoze kudukurikira. Niba uri mushya nyamuneka rwose ntuveho udakoze subscribe kuri iyi channel.